Ndagusuhuje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Birababaje kandi biteye agahinda ibyumvikanye mu karere ka Nyamasheke, naho umwana w'imyaka 4 wari uvuye ku ishuri yaje kugongwa n'imodoka yo mu bwoko bwa kwasiteri. Ibikomeje kugenda bibabaza abatuye muri aka karere ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange. Mbese iyi mpanuka yaba yatewe n'iki? Mbese kuri ubu ababyeyi b'uyu mwana baba batangaje iki? Ese inzego zitandukanye zo zaba zatangaje iki nyuma yo kubona uyu mwana w'imyaka 4 yishwe n'impanuka y'imodoka mu bwoko bwa kwasiteri? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo tuje kubarambura mu makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora icyo tugusabye ni kimwe gusa, ni ukwareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kubabaza abagiye batandukanye. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birababaje kandi biteye n'agahinda kumva umwana wawe wamwohereje ku ishuri, wajya kumva ukumva inkuru igutashyeho cyangwa ikuje mu matwi k'umwana wawe wari wohereje ku ishuri ahaburiye ubuzima. Ibi rero nibyo byabaye ku mwana witwa Manzi Beni Shukuru w'imyaka 4 wavaga kwiga mu mashuri y'ishuke ku ishuri ribanza rya Nyabinaga mu murenge wa Kirimbi, akarere ka Nyamasheke, yagonzwe n'imodoka mu bwoko bwa kwasiteri ya agency ya Virunga itwara abagenzi ifite plaque RAC 759U yavaga mu karere ka Rubavu yerekeza mu karere ka Rusizi, itwawe n'umushoferi witwa Safari Alex. Iyi modoka yo mu bwoko bwa kwasiteri yagonze uyu mwana yamugongeye mu gice cy'umudugudu wa Rubona, akagari ka Nyarusange, kuri uyu wa mbere tariki ya 15 Ukwakira 2024. Iyi nkuru ikomeje gutera ubwoba abagiye batandukanye ndetse ikanababaza benshi ba hano mu karere ka Nyamasheke. Yanaje inashimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi, Habimana Innocent, aho yabwiye itangazamakuru ko ubwo uyu mwana yavanaga ku ishuri n'abandi bana bigana nta muntu mukuru bari kumwe, bageze mu Kigarama bagenzi be bagendera mu kuboko kw'iburyo, we agendera mu kuboko kw'ibumoso. Aha uyu muyobozi yagize ati yabonye agenda wenyine, abandi bose bari ku ruhande, arambuka ngo abasange. Acyambuka ya kwasiteri imugeraho n'umuvuduko mwinshi, umwana atayibonye na shoferi atamubonye. Umwana abayiguyemo akubita umutwe ku gice cy'imbere cyayo, agwa muri kaburimbo. Bahise bamuterura bamujyana ku kigo nderabuzima cya Karengera. Agezeyo ahita ashiramo umwuka. Uyu muyobozi kandi yakomeje agira ati ukurikije uko byari bimeze iyo umushoferi atagira umuvuduko mwinshi, impanuka y'uriya mwana niba yageze kuri urwo rwego. Tukihagera nk'abayobozi n'inzego z'umutekano tumaze kubona uko bimeze, hanzuwe ko umwana ajyanwa ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma rya muganga, nyuma akazashyikirizwa umuryango we ubundi bakamushyingura. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa
w'umurenge wa Kirimbi Habimana Innocent yasabye abashoferi kujya bagenda mu muhanda bitonze, cyane cyane ko aka gace kimwe n'ak'umurenge wa Gihombo bihana imbibi hamaze iminsi habera impanuka nyinshi z'imodoka zihitana benshi, abandi bakaba inkomere, bamwe bakanahakura ubumuga budakira, kuko nk'uwo iyo agenda yitonze aba yabonye umwana mbere ntamugonge. Uyu muyobozi kandi yihanganishije umuryango wabuze umwana wabo, anasaba ababyeyi gukurikirana imigerere ku mashuri n'imitahire y'abana babo, akavuga ko umwana w'imyaka 4 adakwiye kugenda mu muhanda wa kaburimbo wenyine nta n'umuntu mukuru bari kumwe ngo agiye cyangwa avuye ku ishuri, kuko imodoka ziba zigenda cyane, abana baba bafite ibyago byinshi byo kugongwa nazo, cyane cyane ko baba bataramenyera no kugenda ku muhanda nk'uwo wa kaburimbi w'imodoka nyinshi zigiye zitandukanye. Tubibutse ko iyi yo ari KN Radio ukomeje gukurikira ishake rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru ikomeje kugenda ibabaza bagiye batandukanye, naho mu karere ka Nyamasheke umwana w'imyaka 4 yishwe n'imodoka ubwo yari avuye ku ishuri, bikomeje kugenda bigarukwaho na benshi hirya no hino mu Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere, bavuga ko kano karere kabo hatakimara igihe nta mpanuka nk'izi ngizi zihabereye, dore ko no mu minsi yashize hari impanuka yabaye ihitana ubuzima bw'abana, ubwo imodoka bari barimo yakoraga impanuka igeze n'ubundi muri aka karere no muri kano gace, ngo kuko kano karere ka Nyamasheke ngo niko gakunze kugaragaramo impanuka ziteye ubwoba, ubundi zigatwara ubuzima bwa benshi. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, reba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho, n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kuduha ibyo byose, jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe ibyo byose umaze kubikora, jya ahatangirwa ibyo byose umaze kubikora, fata iyo nkuru uyisangize abandi maze nabo bumve aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.